none se uri kubona ari njujinze muri uyu muhana oyagishe urakuze warambyaye se mana muvye ko ari uzumenye none wamubwiye ko abakecuru baba bashaka bavuye abakecuru bari kudubura jewe we ntago urabona umuntu ugukwa shaho gukwa n'umukecuru nzitaba imana yo mwijuru nzitaba umukobwa umukecuru nitabe n'imana nzitaba imana yega ni impanuka urushako rw'ubushatse kuvuga ko ari impanuka ushatse kuvuga ko urushako rw'uba ari impanuka ubu nyine ni impanuka cyane ugendeye kuki ugendeye kubiri ko biraba muri iyi minsi ngaho ishize hari impanuka yabaye accident iyo mpanuka ishe abantu bangahe ni umuntu umwe nyine w'umuhungu twabuze nose hari aho bitandukanye no kumubura imbaraga z'ubushanga icyo ni icyambere kuko umuntu muri iyi minsi ukuntu ndi kubibona none biranacanganya biranababaje ni mu kwama wumva ko mani hari ikintu tujya tugira ubwoba bw'ejo hacu hazaza ukabona ko ubwawe ntacyo uzimarira koko ntacyo nimba wirirwa kuri wifi mande tusande niyinga ufite igitabo mu kwaha niyinga igitabo kiri mu maha itogiye ubwo bukire ugiye gusenga buzova he nose gushaka umuntu utazigera ujana mu bantu uzohora mu nzu nk'amasahane baraba bashaka hari abatipe bazagenda agasohoka ku buryo iwe akazagendera tugwenda tuvuge nka he kahanga urona deliverance umugabo ari deliverance umugore araha ko barajana uyu hari igihe usanga umuntu umwe afite intambwe ndende kurusha undi nubwo wayigira nti wasiga umugore wawe nasubiye nza siga umugore wanje nuko uko ari mwiza guteye ishema ikintu ni kimwe n'ubuzima amagi iguyuri mene rikagucika kurari bariki ni nako rushaka rumere kuri yuramutse ugashaka nabi bazavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito nimbaga urugo rubariki akabafana bazokandike yego ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza wewe bukeye nawe bugorobje nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri shuguri zawe urimo turakwifuriza kugira amafaranga mu mufuka kugira Kristo ku mutima turabakiriye kuri INEZA Live TV aho muherereye hose uyu munsi abanagize umugisha wo gusurwa n'ivyamamare bibiri bya bindi ngo nta mitwe ibiri mu nko nimwe ariko no uyu munsi byabaye yego turabakiriye turabakiriye bashitsi bacu urakoze cyane biyakiriye data twiyakiriye mwiyakiriye cyane izina n'umurara dukomeza banyita Desire nguwe neza abantu benshi ntibarizi ariko reka nyibabwire ndi umunyabyinshi abamwishwa babagorora ndubatse ndi umupapa w'umwana umwe n'umugore umwe bazabiyongeza se ko ndi kumva ngo umugore umwe bazabiyongeza ukaba ushatse mu baki nshatse mu basegege ya ushaka kwiyongeza ni wane costume yaba wagwana imeze bite ariko ahantu uvuye ararenze izina n'umurara dukomeza amazina yanjye ni Christophe Murambe kuba tayazi kaba ndi umuheto kwa nyabushaka kandi umwishwa w'abanyabyinshi nose kubaye iki canje banzu segi zamuye umunyu ntararenga aho abanyabyinshi babakabo papa akamwita muziga mfizi John mere ni nyarwanga murekatete so kuri ni Sebazima Daniel Sebazima mujabika kwa Chris tukaba twari dutuye aho bita mu Minembwe Nyarimba nshiraho sindahagira urivuze numva naje ngize ubwoba uwo mugabo nkaniye kumwegereza mikrofone hari ibyo tutamumenyereyeho tuba tubona uyu munsi nkiki byagenze gute ko wambaye costume iki kibabi naje namubajije iki kibabi hari aho nari nazindukiye ndavuga ati ubwo ngiye kureba imfura reka nkubitemo ikibabi ni ukuvuga ngo cyangwa ni umwamikazi
hari umugeni uri kubona muri iki gihugu. ni ukuvuga ngo abakobwa bari muri iki gihugu bose ubise babye. Oya nibyo niyo ubitekereje. Ugeze wumva mbivugaho da utasobaganyije. None se kuvuza ngo nta mugeni muri iki gihugu? Aya mana Okay, bishatse kuvuga iki sasa? Mugeni mfite muri iki gihugu nibyo navugaga. Ufite uwahe? Tawe urateganya uwahe? ayo makuru sayo kujimitanda. Anyway, uyu munsi wambaye neza n'ukuri ntitwereka kubikubwira. Ngira ngo na Desire karabona ko wambaye neza. Twarimo twipima turebe wa munsi uko muzaba mumeze. Uko tuzaba tumeze. Uvuye mu nama cyangwa wari uri mu bukwe? Aya ubukwe ntesinza ntahamakwe. Wambara ikoti ryari habaye iki? Bwana gatatu se bubaho. Wambara ikoti ryari habaye iki? Shenge kureba umuntu wese nubahe. Bitamo ikibabi. Reka? Nakuvuga ngo ya minsi yose abaje konde barutaranyubaha. Oya. Doze uvuge ko nkubashe none se. None kuvuza ngo nkubaha. Uwo muntu ari ngombwa ko atanshisha amaso. Atakubona imboga mu menyo. Cyane man tugatuma umuntu akubona bishishwa by'ibishimbo mu menyo. Numugabo numugore? Umugabo. Abishakaga mbicurike nda. Ko bivuga ko zorogiye gupatana? Ayo makuru yayaga babyita ibihuha. Iyo makuru ufite atari original. Nibihuha. Ahandi umeze mutewa? Ahandi turashima Imana n'abantu benshi murimo desires arimo nimba ari desires ibintu ntawuri mu kumenya indimi z'abazungu. Turashima Imana n'abantu bose. Hanze barajeze turishimye cyane. Nimba barishimiye kankoto hino birumvikana. Keza tugiye iwacu ariko. Izayambuka imipaka. Izayambuka imipaka cyane. Asandi cyane. Niko gishe? Yamana. Ubu hugiye mu duki? Inde? Wowe. Guhuga gute warambuze? Ubu uhugiye mu duki? Tatwa. Turi. Wanze ubukwe burundu? Inde? Bugande. Bwawe. Wanze kutazashaka? None se uri kubona ari njujinze muri uyu muhana? Oya gishe urakuze. Warambyaye ze mana. Muvye ko ari uzumenye. Wamubwiye ko abakecuru baba bashaka bavuye. Abakecuru bari kudubura akajewe. We ntago urabona umuntu ugukwa? Shaho gukwa n'umukecuru nzitaba Imana yo mwijuru. Nzitaba umukobwa umukecuru nitabe n'Imana nzitaba Imana. Ndabura urakubenguka Gani kuva. Ndabura kubenguka. Kumbenguka. Ko nawe nizo mbaraga namwatase. Reka tunyure hejuru gato. No mukubita igitero cy'abamayi. Reka tunyure hejuru gato. Urushaka rw'uyu minsi. Bararuvuga hiki. Edeje banza papa. Iwega. Ni impanuka. Urushaka rw'ubushatse kuvuga ko ari impanuka. Ushatse kuvuga ko urushaka rw'uba ari impanuka. Ubu nyine ni impanuka cyane. Ugendeye kuki? Ugendeye kubiri ko biraba muri iyi minsi ngahishize. Hari impanuka yabaye. Accident. Iyo mpanuka ishe abantu bangaye. Ni umuntu umwe nyine w'umuhungu twabuze. Nose araho bitandukanye no kumubura. Ura twaramubuze. Yatubwiye. Buri ushatse kuvuga ko yapfuye? Ntabwo yapfuye. Yaragonzwe? Baramuhangitse. Da protector soko. Oya bamuhangitse se gute kandi yaramukunze? Ninda ahuye ko amukunze. So tuvuga ko waje gushaka umuntu udakunze? Urana hariya. Nyine hari igihe abantu ibintu biba. Birababaje n'ahandi kandi twarababaye muri rusange. None se cyamani ngaye komeza umirisha icyo kiziba data. Sawa. Iyo umuntu yakundanye n'undi haba ari mu rukundo. Kandi umuntu ntagomba gushaka uwo abantu bose bashatse. Agomba gushaka uwo yumva amarangamutima yakunze n'uwo bahuje muri zose. Okay, sawa. Reka nkubaze. Hari igihe wenda tuvuge urona nkawe. Nuri umunyamakuru. Ubonye umukecuru hanze, sibyo? Ibaze buri munsi akohereza $100 buri munsi. Ku kwezi ubwo ni ibihumbi ku kwezi ni $300.
aya ni igihumbi ku kwezi cyangwa karikire yagutabu ku kwezi ubwo yabarangaye kari menshi nyine mbese iminsi 30 gukuba mbese $100 urumva ni amafaranga menshi kandi nawe uri umunebwe gukora uri umushanga mu rurimi rwiza uri umushanga wavuze umushanga ukareka kurushikire none se kurumva woreka gushaka nukuri nubwo yabameze gute nawe wo mushaka tuvuge ko bano baba bashaka hanze uko barashaka inyungu n'abanebwe ko barashaka n'inyungu gishi akuntu bambwira ngo kurashaka umuntu utabyara wahekeje kubyara hajya bazita gute ko nugutuye wageze muri nane muri menopause nuko nase ahubwo nje kiza kintangaza ibaze wewe ko mwana wawe akagera aho ngaho agashaka mbese tuvuge gutyo we nkase umubwira gute namubwira ngo azagira urugo rwiza mugabo nuko urukubwira nuko nyine nawe hayamufasha wasanga ni petit frère cyangwa nyine ni petit frère wawe ntitubizi tukaba tuvuga petit frère wawe nabi kandi ariko akarero karavugwa none se nimba cyakoze bisekeje tugomba kubivuga okay gishi yama urushako rwa nonaha uraruvuga iki wa imbaraga z'ubushanga icyo ni icyambere kuko muri iyi minsi ukuntu ndi kubibona none biranacyanganya biranababaje ni mu kwama wumva ko mani hari ikintu tujya tugira ubwoba bw'ejo hacu hazaza ukabona ko ubwawe ntacyo uzimarira koko ntacyo nimba wirirwa kuri wifi mpande tusande niyinga ufite igitabo mu kwaha niyinga igitabo kiri mu maha icyogiye ubwo bukire ugiye gusenga buzova he kubukire bw'umuntu buva mu gukora ntibuva mu masengesho amasengesho afasha umukozi twajyanye cyangwa turi kumwe 5 kuri 5 turi kumwe barangiza wewe ukifata babivuga ngo ukora iminsi 6 wa 7 uruhuke wewe ukaruhuka 6 ahubwo 7 yose cyane ikindi kuko icyo gihe ntanzozi wewe gusa ubwo ugira ubwo bwazaza akwereka bijya bibi waciyemo tureba hariho tunarebe nahazaza none uri kumva rero ububaye mu buzima budafite intego none se edaye tuvuge wenda aguhaye ayo mafaranga abana yego nyine hari inyungu zabyo hari n'ibibi zabyo ibyiza uragaramye gitunda kirishuka tuzumenye ibyo ni byiza ariko ibibi tabana sino kuvuga ngo nti wenda harugira ibyago bakavuga ati iyi couple yarakugunze iyo mushatse ararengeje igihe wari ubizi simpanuka yakubayeho ako buriya biterwa n'ikiwa tonde tubanze tugitambuka nareke kwihuta yirukanze cyane none ugasanga ububizi neza kuko neza nabonye ukuntu ni mu kubabona simuvuga uriya muhungu yoba mu baherezi biwe kiyo biza kuba ari nka ruguru umuherezi cyangwa ubwuzukuru undi atarabyara ahubwo cyangwa umwuzukuru nyamara baramwita karabakecuru n'abana bariye neza tu barya neza man umuntu witera makeup ntifate kubera imyaka cyakoze kaze muhurubuka ariko niko kuzi koje nabonye bari abakobwa ari batoya wa aya bane wibaza ibyozi nkamwari ariko nyine urana hari igihe nose gushaka umuntu utazigera ujana mu bantu uzohora mu nzu nk'amasahane baraba bashaka hari abatipe bazagenda agasohoka ku buryo iwe akazagendera wenda tuvuge nka hehe kahanga urabona deliverance umugabo ari deliverance umugore araha ko barajana uyu hari igihe usanga umuntu umwe afite intambwe ndende kurusha undi nubwo wayigira nti wasiga umugore wawe nasize nza siga umugore wanje nuko uko ari mwiza guteye ishema urushako rw'ubu none ahangaha rufite inyungu nyinshi umva mani ikintu kiriya ni ikintu kitagira repetition ni ikintu iyo usobaganyije uba usobaganyije
ntago ari ukuvuga ngo ejo n'ejo bundi ngo wenda hazaza uyu umugore uzogusiga mu madeni uzomurekere kwa nyina uwo mukobwa ntarimo umugore uzogusiga mu madeni yo kongera kugushaka none se uko uvuga ngo uriya ni umukobwa umukecuru uzayureka nawe kubashongereza tukiri Kigali bana bari abakaza babita ngo nkabura bwoko bashatse ngo nibashuga ati singatamo shuga mami aya kadakapusha oya uzi impamvu ntemeranya nawe namwe kuko muri babiri icyambere cyo habayeho gukundana icyo cyambere kurumva habayeho gukundana ni passe man bari aba bamukubirashe passe nta kibazo reka tugendane habayeho kuvugana icyambere aho boherezanya amafoto barashimana siko bamara gushimana babishira mu miryango imiryango irabyemera okay naje igisubizo ca hafi urane iyo umuryango Kenya bakabona umuntu wo hanze nta muntu wo kubwira ngo mureke bro reka nkubwire abasa n'ingagi nubwo yo bari impunzi cyangwa bekajoriti nubwo yo bari impunzi bazabona gusa ura mukobwa mwiza kuriya kuramana ndakize mugiye umusore aticara ngo yifatire decision ashake neza nta wundi muntu uzokuzungwa kubwire ngo iki tuzokomeza tugushigikire mu buryage kandi tuzuko wamenye amavuta seri ngo ukuri ngo tukuri inyuma ngo data we ngo nukuri ngo ni mwiza cyane kandi barabizi neza ko ariko kiriya kintu cyo kuba indyarya mubesha umuntu buriya mubona ari ciza ntiwozubwira umuntu kuri uzorera mbangu gataha tuvuga ukuri muri yinga bazomufelicita zatari n'impano zitangwe kandi turabizi umugore niwe wakoye inyuma nibarangiza simuzumva amakuru ahangaha umugore niwe wakoye none ariko wa mugani tugarutse aho ngaho kubera iki bashakwa ntibajana abagabo babo vuba abatinya ko wenda babihinduka umva arareba umuhungu nashikara akarya neza noneho ari mwiza na Afrika muri iyi kabucungu nagera ari abizomera gute azorya icyumweru kibi yama yiyuburura narangiza abone ko yashatse nabi nageregiriye atese uri ko irebe mukiyo nawe ndebe bafite imibare bakakamana akugeza akugumisha no hari abantu bakubise imyaka 10 hano cyane umugore yabuze ubushobozi nuko babona neza ko namara kumushitari azomwihinduka kakanyavutari none se reba nk'abantu basore bato bari hanze bari gushaka ubwana buto bw'intangaha bwagera hanze nabwo bukabahinduka burabiterwa n'ikibiriye urabona rero nizo mani shaka umuntu ukwegereye uvuze neza ubajije neza urabona reka nkubwire hari igihe umuhungu hari igihe ushakwa n'umuhungu nyine wo hanze sibyo nawe atari ukuvuga ngo ni mwiza none se weretse kubona nk'iyi kapo bashwanye ejo bundi umukobwa usumba umuhungu nkaha na hehe yamwanze ngo ni inzobe yaramwanze ngo nuko ari inzobe aho ibaza yamwanze kubera ko ari inzobe nakubera ko anamusubiza inzobe ni namugufi none se igihe bakundanaga yari afite metero zingahe ko atari ukuvuga ngo yambaye bino birato by'abakobwa bifite amenyo none bakundanye afite metero zingahe ziza gupunga wenda wasanga igihe yamukunze yararwaye nk'amaso atareba neza umukobwa oya umukobwa abona yagukuyemo nose bariya nta mistari umukobwa aje kuvuga $200 $300 $400 akamuha imitoma mani binakenewe reka tuvuge iherezo rya bino bintu mubona ari irihe kweri turashisha urabona cyakoze ariko niko kuri urabona reka nkubwire hari igihe urabona zino ngo z'ubu nyine abantu baba bashakwa sinzi hanze hehehehehe hari ubu nyine akenshi gusa abantu basigaye bakenera gusa dosiye mugeze iri hanze ni inyungu ntabwo ushikari ukaja mu yindi kontina agutwara Amerika ukagenda mu yindi ahantu mutazigaramo naho nimba ari California ukizimukira Texas azokubona gute ariko bino bintu ko biratuganisha ahantu habi umva noneho ibi bintu biri gukora basokuru bakiriho aba bafite umuco wa kinyamure niba mara none yibaze bose nimara gushira hagasigara nk'iyi generation yavukiye mahanga bizoba bibi usanga tutwana ngo twarakundanye bunyine ibintu basigaye bazana bunyine uzahita usanga no uhawe ushaka umwana wawe ntabwo mutabizi uzoba uri hafi ahubwo
wow reka mwembi mumfashe tugira inama abahungu sibyo bro tugira inama abahungu birinde gushaka abakobwa baruta kubera inyungu babashakaho runaka. nje inama nabagira urabona ikintu cya mbere kibi kibaho gushaka nabi. Urabona gushaka umuntu utazajana mu bantu uvuga uyu ni umugore wawe. Bro, hiyo kitu haitakusaidia. Hakuna mahali itakusaidia. Kandi gushaka ukeneye inyungu. Hagaro kuvuga ngo niko wavutse. Ugomba ubundi umuhungu ahava kagera. Arashobora gukora akabona amafaranga aruta n'abantu bari hanze. Sibyo? Bitewe n'imitekerereze yiwe nica akeneye kugera. Nagaro kuba amafaranga nje akenshi nkunda kubwira abantu ntaga amafaranga ntaga abantu benshi baba hano. Nagaro kuvuga ngo nuko babuza amafaranga nuko batazi kuyashaka. Noneho kugira ngo bagende bayashake baruhe bagashaka abakobwa bahehe abakecuru bo hanze abahungu bo hanze kandi nta n'urukundo umuntu mufitiye. So kanambari dineti ntarira birababaje cyane. None abahungu ba hano icyo nababwira gusa tubagira inama ntoya gusa nubwo batoyubahiriza ahoya bo yubahiriza batoyubahiriza twebwe nta kibazo dufite. message bayatanga tuzinginge simana konga twinginge n'abana b'abahungu baraburije ibyo tubire oya gusa cyakoze ndabizi urabona kwanza ikintu cya mbere abantu baraburije nibo bazareba cyane nibo bakunda kureba ama video bagakomantinga ibintu bitari koma nukuri bamugasharinga muri bakaga kaso gishinga agira inama abasore baba bakoreye gahunda nta rukundo baba bashaka inyungu nta rukundo kandi bazi neza ko urwo rugo rutazaramba kuramba byo ntibirimo. Reka tubagira inama wenda umuntu uzi kuvuga ngo washatse umugore yitwa n'ubukecuru ntiyitwa n'ubusore basi uvuge ngo yakendutse ni mubabaro. Umva ukuntu ibintu bimeze papa. Umuntu agihumeka n'umukandida w'ibyiza buri muntu wese ubuzima bwe Imana yatanze amaboko kugira ngo akore ntiyatanze kugira ngo ajyame. Umuntu abico yagaburiye imitekerereze icyambere nimba utifuza gukora ukumva nyine uzobomboka mumnaza n'abandi nuko. Umugabo yiswe umugabo ari uko ashoboye responsibility z'ubugabo. Diaspora ije twese dufite ubwanwa ejo bundi ko twakuze ababyeyi bahinga bakaragira turi abantu b'abagabo ahari ubwana haje ubwanwa kubera turashimira ababyeyi cyane. Ababyeyi Imana bampera umugisha aho bari bose cyane kandi baratwigishije neza. Nibo kandi bashatswe ba mama bashakaga bafite 13 none unyuma ngaba 70 none hano nkaha kamubwira umuhungu ngo namucoka iminsi ngango iminsi 3 imyaka 3 tubane umuntu ngamutayandi cyari for man ugasanga siwe wijanye ejo ngo yamukunze muzamureka guharara kira ni ikintu yumenya tibigaruka ikintu ni kimwe n'ubuzima amagi iguyurimene rikagucika kurari bariki ni nako ushaka urumere kuri yuramutse ugashaka nabi bazavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito nimbaga urugo rubariki akabafana bazokandike kandi nimba nyine umugore mwiza ari uzokugeza muri nini umubi wazokugeza. Noneho sasa rero reka dutere commentaire ntoya kuri aba bakobwa bakuze bari kuza gushakwa n'utu twana tuduhungu dutuke nuko ri bareke kubashuka bareke kurura n'urushuko hajya bavita ngo ikita cancel ko baradushuka nungushuka reka tereka nkavuza mu rurimi rw'abazungu bo kwazika ariko no kuri kw'Imana ko barashuka abasore bahano nta rukundo ari mu kubona yeme nje ufite amafaranga fentizwe umugore guti kandi ndi mubi kandi ko baraza kurobanura abasore bakiri bato atarobanura baranganizi aho yaziruye warubana uzi ko uzumwa wenda tuvuge wowe uzumuhamagara wagerageza tuvuge gusa kumuhamagara umunsi wa mbere kama kwandikira igitabo
akama yandika kera sheri none se ukeneye iki ngisi $100 kwanza fata ube umwe afana umuhungu gusa yabona gutyo njehe handi aha niho hari ubuzima azaba mumenama ahubwo noshakwa naka no shaka kaka ariko akambeshaho neza uko nukuri reka kandi ntagi umuntu ibyiza bizova mu wundi muntu bizava mu gukora kwawe no mu muhate wawe Imana ndabizi abenshi ibahisha umugisha so kuvuga ngo ahubwo kuvuka ukenye si ikibazo ariko gufura umukene ni cyo kibazo kuko abenshi ntago bavukiye mu bukire wenda ni bake ibintu birashaka ibintu tibivukanwa muri ubu buzima buri muntu wese kuva Adamu na Eva bacumura muri Edeni twemerewe gustragulinga ushaka kuba muri paradiso tutarahamagagwa yandike muri comment nuko bintu bimeze uri mu kwa musanga abantu bose onurani abatipe katwega iyo niriwe ukamusumva mutipe ngoje ngo muri korale ko muri maserafi yara kwa moja ngoje usinobare ngoje ngo tishakira kecuru gikuze ngo kimbeshe neza ngoze trafuringa kimugurira kanza abahungu none muri iminsi none se ibuze ayo mafaranga ayo mafaranga nta nigarugira muri Nairobi ngo ufite umugore wanze w'umukade mugane w'abagande ugasanga wende tiwanabyaye nta nikizima wigejejeho abana no mugisha umwana ya avutse azana no mugisha wese kuko umupeti turi kubana afite umugisha yazanye mbere yuko aza utari ufite siko bimeze cyane rwose kuko Bible ivuga ngo gushaka ni byiza cyane ariko unabishoboye ukabireka ni byiza kurusha Wana arigo ngwese ari umuntu wambajije no kubera iki Imana igira umwana ntigira umugore cyo kibazo abafana bandi no kubera iki Imana igira umwana ntigira umugore na urashobora kukinsubiza Imana yari ifite ubushobozi bwose bwo kurema ubundi yari yaraturemeye byo kuvuga nimba ushaka umwana wagize baranka iyo badacumura ngo baje kuri zirambuto ziri hagati mu biti ariko ugo rubuto zurumenya daruhusi sinoruvugira kuri kamera ariko nararubaje ruvuga ntakibazo nukuri waruvuze sari nitwe twaruriye se oya waguhita n'amatunda ari hagati y'ibiti siko bibiri ivuga niko bari urana cyo turusobanuye mu kinyamurenge biragoye ariko jenza ndibaza nyine uko iryo tunda byatumye abana b'Imana bava mu bwiza bw'Imana abafana mwandike muri comment niba bitubwire ubwo rubuto nanjye nararushakishije iravuga ngo ibindi muzatakinge ngo ariko ngo hariya ngo attention avec mureke dusoze ziko abadatura akunda amakuru yacu ndumva tubabwira urumva gishishwa rero oya kubera ko waje mu mwambaro usa n'uwiyubashe cyane ndagira ngo dusengere nitumara dusoze basengere mufite amapepo oya mbasabira umugisha dusabira umugisha ku Mana ari ikizengara udusabira umugisha ku Mana numara usabire n'abagabo basura abagore b'abandi abagabo badahari kandi nico naco ayo makuru yagaruka inyuma gusezera abafana yagaruka inyuma kupatera komeye ariko nje nzambona atari vyiza reka gishwe gusengere dusa oya ayo makuru azayo gusengerwa none ushobora gusenga tuzayavuga reka tuzayavuga part 2 yesu mutegereze part 2 abafana abo bagabo kabisa mbifurije umuzuko wabera sawa ngaho dusengere twisoreze yegereza mikoro sengesho ritugereho ni natwahiye imbiki gitunda gaze bayakije izi nkono zino ziri nko kugorana cyane batetse impengere bazitekera mu ndawe ngo impengere bari gusa n'abacanye gwaro kwiga umutsinduka ngaho dusengera twisoreze icyo yakiri muno fata mikoro senga dusoze reka nkuremo ikibabi umuntu adahira muri iki gitunda nifunze kigentlman none anambaye neza cyane ni nkaho uvuye guhura nyine na kinamama ko niwe ukitegereje kuko urimo kubona ko ari byo nisho ushaje cyane ese utarasenga iyo saha wambaye yitwa gute
iPhone aya ntago nasoma yitwa iPhone ya ni impano cyangwa niyo wiguriye impano aya ntago ifite nza mfata sawa ngaho senga dusoze ushaka kunyumva dumurize dusenge dusabire itorero umugisha abera twarahamagawe ntitwihamagaye turi ino n'abantu benshi abantu twifuje umuntu kabera abantu barimo kwitwa amashino ngo ni amashu twarababaye Mana ugira neza ushobora zose turagushima ko watugendereye ko waturinze uko bukeye nuko bwije situzi uko ubikora nuko ubikora mwami we ugira neza imbabazi zawe n'urukundo rwawe ziduhoraho uko bukeye nuko bwije turavuga tugacumura twagenda tugacumura tana hamwe turi intungane ariko data we utunganye turagushima uhora uturebera mu mpuwe zawe n'urukundo rwawe uko bukeye nuko bwije ushoboye byose ineza yawe n'urukundo rwawe uduhozaho buri munsi data dore amasaha arakuze ni wowe ushoboye byose twebwe iyo dusinzire tuba tumeze nk'abapfuye ariko turakwiragije uzubane natwe utugenderere iminsi yacu ubuzima bwacu bwose tuzogendere mu nzira zimeze neza kandi zitunganye tugutunganire uko bukeye nuko bwije mu izina ryawe mwami wera amen yeme turabashimiye kuba natwe turishimye sinone duhora twishimye data umugisha kuri twebwe kandi umugisha munini asante cyane ushimiye wewe wafashe umwanya wawe ukareba ikiganiro kuva cyatangira kugera tugishoje ni ukuri Imana iguha umugisha kandi mwibuke gukora subscribe abatarayikora muzamure ku muco wo kureba video mutakana subscribe ni ukuri nta kiguzi bisaba kandi ako kantu kari mu kubabaza ni urukundo gusa mu bikora n'umunezero time bitwara ni ukuri ni urukundo gusa mwakoze kubana natwe turabashimiye ibiganiro byacu naha kagaruka ciao ciao